agezemo mwimbere umugabo wari wamuhamagaye yari se w'uwo mwana. Umupadiri atangiye kuba yakura ibyo arasanzwe akora nyine kugira ngo imyuka mibi ive mu bantu. Papa w'umwana mu mashusho bigaragara, ibi ni ibintu bigaragara muri filime. Papa w'umwana agira ubwoba we agasohoka agafunga. Amaze gufunga rero padiri kuri Bibiliya mu ntoki n'umusaraba mu kindi kiganza, ahagaze iruhande rw'ahagana hepfo rw'igitanda cyari kiryamyeho umwana w'umukobwa wari mu myenda y'imyeru ndetse n'uburiri buriho ibyo kwiyorosa by'umweru. Padiri agitangira kuvuga ati ndatokesheje mu izina, uyu mukobwa yahise ava ku buriri mu buryo butangaje. Yarahagurutse ku buriri ariko ahaguruka adahagurukiye ku maguru ye, ahubwo ahaguruka ameze nk'aho hari imigozi iri hejuru iri kumukurura, ariko nta migozi yari ihari. Nyine tekereza kubona umuntu aryamye ukabona uko aryamye, aturutse kuri ubwo buriri agiye mu kirere. Yamaze kugera mu kirere ubwo padiri yumiwe. Amaze kugera mu kirere arahagarara atangira kuvuga indimi nyinshi, ariko noneho akavuga indimi nyinshi avugana ikijwi kiremereye cyane. Tekereza nko kubona akana gato k'imyaka 18 17 kagabyuka muri ubwo buryo nakubwiye mu kanya bwo kujya kubona ukabona umuntu yegutse ku buriri nta kintu kimukoze, ukabona ari mu kirere nta hantu akandagiye nta n'ahafashe. Agatangira kuvuga indimi Ibigiriki, Ibirusiya, indimi nyinshi cyane, ariko noneho kumva arimo no kuzivuga afite ijwi nk'irya